Iki? Uravugisha ukuri ahagaze mama rero kamubwira. None urumva ntabwo amuga nkubwira ubusa niyo. Wageze mu cyumba kareba. Giye nagise sanga ryamye hari hanze. Ndamutera muzana hano mu nzu. Ubu yakarabye araryamye kubwo ntumukangure. Nyambo yanambwe ngaragukumbuye cyane. Iki? Yeah, I tried my best ariko umucecuru naragukintu ashaka kuvugana nawe yanambwiye ko nigira ikintu nivanga muri ibyo ngibyo nyine nanjye tuzashwana. Yeah. Nese uko ari we nari nizeye ko ari we kirabona guma kunyura kugira ngo byibura mvugane nawe ndabikenzane. Ndi kumva wabigiye muri umuntu agifite umujinya ugasangira kumufurusa. Sometimes ari ibigo binabyaramo n'ibindi bintu bitari byiza. Kabavuyemo wenda kugutura umujinya akakubahuka nawe ukabara akayangara kubahutse ugasanga nyine ibintu bibaye birebire cyane. Kiramani ibyo mbwira ndabyumva ariko uribuka uko wari umerewe cyagihe kwini yakwemye umwanya urabyibuka? Of course ndabyumva ariko se sinabiretse nkituriza. Ariko iyo yarakuvugishaga ukamuvugisha kuguhakana ariko iyo yakuvugisha ijya kuvuga twe turacyari batoya sibyo wowe urusibwa cyane imyaka uvuganye na Mary si myinshi imyaka uraranye mu burisi myinshi kano kanye n'iki special uri kugira uzi icyo bita kurwara ubworo. Uzi icyo bivuga? Ntabwo mbizi. Wa muntu yarakuriye mu mata afatwa neza arya amavuta y'uko yashatse igihe cyose ashakiye amata n'amavuta y'inkabibona. Iyo hanyuzemo igihe kirekire cyangwa igihe runaka atabibona arwara ubwoba. Mubonye? Ananiwe cyane? Ananiwe cyane. Muri nasagisindiye ndindira kumukangura. Yagize gute? Wahuje umusanga hehe? Hari imbere y'umuryango aryanya asinziriye. Asinziriye? Yaje sara dutegereza aratubura byagenze bite? Yambwiye ngo bajya kumuvana ahantu bamushimute bamuteye ibintu. Nundi yaje asinziriye. Kugira atamenye inzira yaciyemo. Atamenye n'ahantu yarari. Kuzuko filime biba muri filime ari byo koko. Rero kwaganiriye ndabaza rubayeho gute waryaga arambwira ngo yaryaga none ngo baramukubitaga. Nta kibazo yigeze agira. Nta kumukoraho ntaki. Nta kibazo na kimwe afite. Abanye se umwana ameze neza atameze neza. Ashaka baba baramukubise umwana wanjye akamera bakamubwira wenda nuzivuga tuzakwica cyangwa tugushimuta. Oya ameze neza. Inda yase yaragize ikibazo akaba ameze kuriya. Ahubwo mwebwe namara kuruhuka umureka aruhuka namara kuruhuka nzaje kwa muganga. Barebe ko nta umwana nyine nta kibazo yigeze agira. Urabura gushimira Imana ndi kujya mu byo guguhira. Ndayishimiye mu cyumba. Uri wanjye n'umwana wanjye. Mani shimwe ariko ubwo birangiye. Ntutamubwire yuko uriya muri kwagurishije abantu babiri. Ko byahita bituma asubira inyuma. Sibyo? Sinone uko bivamo namuhisha ibintu none ngo namuhisha. Wase agakira niyo kuzi guhubuka. Ndeka banza mere neza. Niko nzabimubwire nyine. Yego. Cyane yuko akinarakaye. Bamushimuse ngo umunsi ngora wajyanye nayive kandi ari yakubujije. Byose kimwe muri niyo najyana nayive n'umundi ko nari kugenda ntari kwirirwa hano byose byari kimwe nirago byari kuzana bamushimuta kumushimuta. Uburyo mu by'umugore akubwiye hanyuma hari isosi yasigaye namara gukanguka nayo yimushyuhiza yinywa.
ya boyiro. na boyiro. kubera ko habuze icyo yamenyereye none njyewe uragira ngo ndwara ubworo bw'urukundo nasigwaga na mama wawe uragira ngo ndwara ubworo bw'amagambo meza yambwiraga ikibazo ni kimwe bizakemuka bitadashaka kumpa umwanya ntashaka ko tuvugana nzajya ninjiye mu nzu mpure n'abasohoka cyangwa birangoye kiramani birangoye se sijui nifanye nini? Nini tufanye nini sasa? Na mimi sijui. We tulia. Ndiyo mbona ngiye ushobora gukora. Iturize noneho kamwereka game. Wese wabimukoze nawe ukajya utahana namwira umuhereza. Ukirakaza. Ese wateye inda hanze? Avuga ko ubona byari New York. Nyeze waramubyaye. Nese nabyaye nyine. None sino wakabimenya. Uri kuyangayikishwa n'iki? Ahubwo wowe ameze nk'ari kugufungana umutwe ukamwereka ko wagize ubwoba bigatuma nawe agira ibintu nyine akeka cyane. Uhita umufungana umutwe nawe ujya utaha utamuvugisha nawe urakari. Avuga ati ni ibiki nakubaza ati byagenze bitumbye ati wowe urifata ukanshinja kujya guca inyuma ngewe. Uzi imyaka ahubwo bigire nkaho yagutesheje agaciro agatesha n'agaciro igihe cyose wamwubaza. Umuntu se mubaza ntabwo uragerageza no gutarateye. Njyewe kuva nabana na mama wawe umusore mama witabye Imana none se utikiye ikibazo rero wamufunganye umutwe n'imbuzo uzi ko ushobora uri umeze nk'umuntu nkaho wenda ushobora kuba yaranabikoze ukaba ufite umutima uri kugucira urubanza singubwo inkuru nziza umva namubonye numva ngo muri koma neza nyagasani Imana imufatika muterura kahita mutereka ahangaha nyine n'amafaranga atagiye amafaranga bayera gukemura ibibazo niyo kandi ikintu cyo ndi kubona cyari amafaranga Imana yaguye kugira ngo wige gari ishuri akagenda amafaranga nakuri none kugira ngo ubure ubutuma bw'umugore wawe n'umwana amafaranga yagenda uzashaka no turi muri mari uzi kuzavamo zahabu Imana yaguye urawe nimizagwa n'ibindi byatuma bikugira asundi yo yaje ati none se nyine amafaranga yo nabonye yo yaje ati none tubana ku gasharu twese umuribo wawe koko Imana nizi byose rwose nta bindi uretse kujya abantu bibwira cyane tumwondore abanza neza tuzabibabwira nyuma Iyo ringaho tubwire kimara kubona umugore wari umaze igihe baramushimuse uri kwiyumva ute ntabwo kubyizera ngewe sinzi utari kubibona niwe uri uryamye nagiye kuvugana umwuka muke namukorera rero atoza ari kumwanga afite isereri umwuka muke pe nose mu byose ryari mureke yibyutse mubyukije yarwara umutwe mureke yibyutse ngewe nimara kumubona akimara kuryama nicaye hano muri salo ntekereza ibintu byose mwaciyemo we na Nyambo nibuka bagushimuta ndazamuka nibuka bamushimuta na Valence ndaza nibuka by'amarozi n'ibikisha ndavuga mana cyakora urukundo ruragerageza kabisa mama kamubwiza ukuri mwazo ngiye gufata nimba nta kintu wakoze mukuraga ukonya wana zo swinge marazana azireke inuma icyo kintu nakubwira iyo namungiriye niyo ariko sindabishobora wowe ko yabishoboye n'ibyo utari ubushobore we yashoboye kukuraza mu kindi cyumba utakuvugisha ubu ndabyumva nane gura kugutekera kurya ibiryo by'umukozi yateze ndabisanga ku meza nkigaburira ntawe uhari ntake kubishobora njya duke nshoboye kubera ko ntabwo nashobora kurya ntamureba ariko ni ukugira ngo ndamire roho yanjye idahari ikagwa mu nda gusa wa mugani nyungu y'inama burya ngo ujye iryahanye inyoni umpa experience yawe
ese nawe niko bikoze kuri Queen? njyewe nabonye njya kumwinginga akanga ko nyumva ndaza ndituriza maze kumuha akanya nawe amaze gutekereza impamvu nakigaruka nyine nibwo nahise njyayo bitamubwira n'iki itatuzana kuko nawe yasigaye atangira gutekereza se umugabo yaba yaranyenze ahita abona gutuza nawe mufungana umutwe gutyo. Mu gihe ndategereje igisubizo kimuvaho ngiye kumufungana umutwe nanjye. Yves kumamagaye si gitaraganya na mahoro. Nagira ngo nkubaze ukuntu nyine nyuma y'uko deal irangiye bihagaze. Nanzi ko randi makuru yandi mfitiye atandukanye na nta kindi rwose kandi kandi nta kindi kintu nashimwe ndi gutekerezaho iriya deal tu. Ya deal yagenze neza ariko ntabwo turamenya neza niba hari ibindi hari suite yabyo ariko kugeza ubu ngubu biramahoro ko ari amahoro. Nona hase oya ntabwo kashe nona yabigire vuba ubwo birangiza nanjye ubuzima nari ndimo kano kanya bwari bumbangamiye pe. Ya nkeneye kuba ubuzima bwakongera guhinduka nkasubira ku murongo nari ndimo kera hose. Okay, so hari abantu rero twari dufitanye gahunda yo kugira ngo mbone amafaranga yanjye nabahaye ariko nabo nizera ko muri iki cyumweru ndaza kuba nyabonye ko ni products zanjye bafite kandi mu masezerano nanjye baraza kunyishyura muri iki cyumweru. So numva nta kibazo wowe ugira impungenge kabisa kijyanye n'amafaranga riga iki cyumweru ntabwo mbizi nimba nzaba nkiriho. Ushobora gusanga narapfuye cyangwa ugasanga habaye ikindi kintu runaka. Birangiza mwana rwose munyizera se ariko kukwizera akazi kararanye nose nge ntiwanyizeye akazi nkagakora bikarangira neza. Igihe kirageze rero amafaranga 500 naguhaye n'ubuze avance 500 hamwe nasigaye ubwo ikintu kinini ni ikihe? Ya ariko nawe urumva ko uyamfitiye ntayo nkufite icyo kizere wakingirira. Ntayo nkufite ahubwo undi mideni rya miliyoni zingahe? Si 10 se ngirangiza nyine. Okay. Sinzi ndabona wagira ngo ufite iseseme sinzi ikintu wabaye. Asubwo uri nkanje wara kugira iseseme ute? None nk'ibintu bya telefone wiharaje. Buri segonda buri munota nganda kangutse sanzu uri muri telefone undi usigara ibonyemeye. None se kutakiye mu mwanya ko umuntu yegereza icyo afite hafi. Ibintu byose. Sundi sheri. Uvuye kuri boutique wakarabye? Nakarabye. Nisi cyandiko. None ungeze ku rwego rwo gukunukira. Ntabwo uri kubeshya ntabwo uri kunukira ko nyine ufite icyo kitari gumura neza pe. Waka. Si ujye umenya ko ari ahantu haza abantu batandukanye. Abavuye ku mu biraro by'inka gukundura abavuye guhinga basi wagera no kahita ukaraba. Aho se ninjye uri ko byumvaho gusa. Nisi undi tubana muri inzu ninde? Ibibazo nibwiraga ko byoroshye ndabona birushaho gukomera. Ase niki gikomeye ubwo ko ari gushaka ibintu bikomeye hano. Erega humura bizagenda neza. Yari nakubwiye nzaba mari iburyo ibumoso imbere inyuma hose. Sinzi impamvu rero gutekereza ibintu byinshi. Wakaye mutwe uragira ngo unanuke tuzaburi kanze gukwira. Shasi byihorere wowe ibyo ngibyo kuvuga ni iki? None
Jide yambwiye ngo batuje gufata irembo iwacu mu cyaro. Ibyo ngibyo nibyo byaguhangayikije nganyumvira. Urumva iyo ni inkuru nziza agiye gutanga inkwano wanyu kugira ngo mukuru umurenge neza ngo none ngo ahubwe ngo bijye gutanga gufata irembo none ngo bizabera i Kigali. Namuhakaniye bizabera iwabo wakira. Kukubwira kuri kunuka icyuya kugenda ugakarabe gutwaye iki? Nta mazi arimo hariya muri keto nari nashyizemo ncyuhije. Shuri kungora nawe muri iyi minsi. Warambuzwe se mbe mvuye muri uru. Aho ko nkuhuzwe gute? Mubwiye ko naguhuzwe. Kukubwira ukuri guhari nuko yese atari hano ngo mubwira kwegere yumve. Ujye kuvuga batari yabona. Ese ubwo narenza iki? Ubwo bisobanuye ko ushatse kumbwira ngo mbe mpunze uburiri bwanjye. Kuko niba wumva yuko mfite oxygene mbi ngo ndava no mu cyumba. Ase ko ucyumva nabi. Yese ndakomeza kurara. Nise ukubwira ko ufite oderi mbi kwera kuvuye wagenze wahuye n'abantu baragusuzagiza ute ibyo bihore no kukubwira ngo uva mu cyumba. None rero undajya no gakangaye ku munsi ko nzi ko mvuye muri douche. Niba wumva ngiye ntari ikibazo kuri wowe ndajya no gakangaye kugira ngo wumve ko noneho ndi kuguhumurira. Mwese wagiye woga basi nka gatatu ugiye ku kazi uvuyeyo na ninjoro tugiye kuryama. Ntabwo nari nzi ko kubaka urugo bigenda bityo. Ntabwo nari nzi ko none watangiye kubyicuza. Waba ikibazo mu rugo iwawe. Hariko icyo nkundira abantu ntabwo ubwo urumva ko nkubwije ukuri nkakubwira ko utari guhumura neza ugiye kubigira impamvu ituma wicuza ko wabivuze neza se. Akorwana kurambiye wagenda da. Ntabwo uziritse hano ntabwo uri muri gereza. Urumva ukuntu uri kunkanga uruko nabaye ikibazo nkubwiye ni iki? Nimba ushaka kugenda agenda. Uko wagira ngo uri imbohe hano. Oya nguteze amatwi. Oya mbahora nawe ntugashaka kunesha. Ko buriya umuntu afata umwanzuro agendeye ku byifuzo by'uwo babana. Ibyifuzo ko nkubwiye ngo ganda kubwiye ngo genda. Ahubwo wowe wavuze ibyo wifuza neza ubicishe mu nzira nziza. None niba ndi kuri etape yaho nsigaye nkunukira urumva nkiri iki muri urugo. Sindi umwanda nyine. Urambwira ngo ndanuka ngo sinoze kandi noze genda urebe ko muri keto hari amazi akirimo. Yagiye hese nakuraza kuvuga ko none. Gore iyo myenda wamba nese sengere se wagiye kare mu kazi wambaye. Bivuze ko waje ukayitwisubiramo nyine ni micyuye. Hasi kuki nkubwiza nta nubwo kireba. Ngiye nagiye uri hano. Ubwo mbaye impumyi nyine urabuzwa n'iki se shako wambwa ni umudigi usigaye nduta sigaye ngenda nzungera nkaho ndwaye bwaki. Ariko se waretse tukaganira. Si nyina reba nyine. Waretse tukaganira ku kibazo cya nyacyo ufite ukareka kwitwaza ibindi. Ikibazo mfite ni kiyese ko ntakibona nyine. Umuntu utabona ahubwo se ndacyanumva buriye ibyo uri kuvuga ndiko byumva ra. Ngaho babu sinyikwegera ngaho nkokora za buri joro ngaho si ubundi bunsigaye ndi iki muri urugo. Aha. None sani ko njye nawe tubizi ko ufite mama wawe ari mu cyaro. Kucyumva byabereye iwabo wakira basi okay katubyeme bizabiri ariko nizere ko iwabo wakira hazaba ari nk'iwanye mama wawe nabanye gusengera abandi aribo bazabahari. Shayi simbi byoye byiwe babana nafata Jide nkamujyana muri kiriya cyaro none ngamwereka mama gahita nyanga naguze ukuntu mama ari umuturage. Hakomana yanjye ariko ubundi muri ubu buse ufite icyayi kibazo ubu urumva umusore yakifata akakwanga ngo kubera mama wawe katakwanze se kubera umwana wawe. Mwana wanjye se no umuturage. Ariko mana yanjye kuba umuturage se n'icyaha kuba mu cyaro se n'icyaha abantu bose baremewe kuba muri Kigali. Ubu simba baratwumvikanye namaze no kubwira Jide ko nta mama ngira. Ngiye guseba rwose. Egora. Aha. Wakoze biki? Umva nabimubwiye. Wifashe wica mama wawe akiri muzima. Nabimubwiye kandi nubwo bihindura. Uko ndi kubipanga nuko anje. Mama ntabwo tuzajyayo tuzafatira irembo kwa kira cyakoze. Mu murenge nzamureka aze mu bukwe. Urumva ari guza gukoza ikintu kizima.
azaba hari se mu bukwe sibyo byiya hanyuma se papa wa Kira na mama Kira no bakwiye gufatirwa irembo kwa nini se Siwose iki? Sibona kuri kuko ari abakire se aba kibawe ntabwo mwahuye ukuze ntabwo mwahuye isoje kwiga nyoko ntiyitanza akirya kimara inka n'ihene n'ibiki byo byose akabigurisha kugira ngo wigugire ahangaho uri uyu munsi iyo muri mu cyaro ufite iyo nzobo ufite uyu munsi ubu waba wambaye umusatsi umeze gutyo ariko abantu turibagirwa isi ibyo uvuga nabyuze ibyo uvuga nibikize umusore nimba yakwanga ngo kubera ko nyoka ari umuturage nukuvuga ngo ejo n'ejo bundi nugira n'ikibazo zakujugunya sebye gusa nyine wankoreye akazi neza kandi nabyo narabishimye cyane kuba kararuciyemo rero ukaba warashimye gushima nayo nkaza ku okay Emilio ndabanyiguhaye nacyo ndabanyiguhaye Emilio twumvikane nizera ko muri iki cyumweru nabyo kirajya kurangira andi nyaguhaye nacyo mbabarira rwose izo blague uzishyize ku ruhande no c'est pas blague ikintu cy'amafaranga ndakizi yego ndakizi pe ni kimwe mu bintu biteranya abantu oya sinshaka ikintu kidushwanisha nta kintu twapfa nge nawe urabizi twarakoranye bihagije kandi ikintu wakoze ni ikintu gisaba trust kandi waragikoze sibyo nanjye rwose ndagushimira nkuko nabikwijeje n'ubundi sinakwemera ko na 5 million nzazirenzaho miliyoni imwe rero nta kintu yamarira kano kanya ihangana miliyoni se imwe mu cyumweru kimwe urabuyimaze kweri ubukene mfite ntabwo ari bwo kugira ngo njye kurya no umunsi turi Monday Friday uza wayabonye rwose nabyizezwa n'iki icyizere gusa kandi icyizere kiruta byose ni never andika agapapuro ushyira amafaranga ushyiraho sinyatire ushyiraho iyo tariki amafaranga azagera kuri konti ako save nawe ugiye kuba mu bantu badashobora kunyizera kweri ndakwizera nte amafaranga ndayazi byonyine kuba waremeye ko njye nawe tujyana muri deal ni icyambere ni ikizere icyo nicyo cyambere none igihe cyo kwishyura kirageze ntabwo uri kumereza ariko ntabwo nanze ko kwishyura ariko nanze kukwishyura se sinya sheke rero yimpereza rwose sibyo Emilio ntabwo yishaka ni ibintu byoroshye wowe se kureba ubwo nge ndi igiki nimba arashatse umugore ubona akasiga akaba atanakibona ubwo ndi iki gusa icyo nakubwira cyo kimenye ni kimwe nimba nakurambiye ugeze wumva utakishoboye kwihangana ugende mu mahoro basi usiga umutima wanjye utekanye ariko ibintu byo kukubwira akantu gato ukakaviramo ima nk'ubu kuba nkubwiye ngo oga ndumva ufite oderi itari nziza nicyo kibaye ikibazo ngo kugenda kugira uti kuva natangira kubana nawe nikanga umbwirije koga nuko ntajyaga mbyumva nimba aribwo mbyumvise ngerega ntabwo ndi indyarya ngo ndakuryarya ngo uri guhumura kandi uri kuhumura nabi reka mubwire intonganya amagambo mabi niyo ateza umugabo kureba hanze sibyo reka ye aka kanya urumva ushaka kureba hanze noneho ugasiga unamenyesheje abandi se bagiye kugenda barasezera ndabizi yuko ngiye naba mvuye iwanjye niyo mpamvu ngomba no kugenda mvuze kandi nkavuga n'igiti urugendo urekeraho ngo wambabarire ko numva nta mbaraga mfite wakwihanganye ko ahubwo wowe wakihanganye ntabwo ari ngombwa kunsezera wowe genda ufate igikapu cyawe gusa ugenda utazagaruka icyo cyo bya bindi biriya jojo ngo gahima yagiye agaruka njyewe hano mva uzagenda ugiye ibyo bivugisha ntubone ntwite ngo ugira ngo umwana ntazananira kundera karushyihamagara agake kucyege ngiye kugendera sezera ubwo reka mbe nshaka aho mba ngiye mu gihe nyikunukira nzagaruka natangiye kongera kuguhuma sha ko bagiye imyenda se kugiye wenyine niyo ngira hari ibyo nakoze ni byinshi cyane ndashaka amafaranga rero miliyoni imwe ntawe nkeneye kano kanya nkeneye amafaranga yanjye yose gushimutanya mu byari ibintu bikomeye cyane yes waramushimuse ndabyumva wowe yive mwaramushimuse sibyo okay ariko ntabwo naze kukwishyura njyewe yampereze rero asinya sheke ako kuki wumva ushaka gupushinga ko nkwishyura njye nkeneye cyizere njye nguhaye umunsi wo kukwishyura nkeneye cyizere cyo kugira ngo uwo munsi nzayabone si ibintu byoroshye okay Emilio kambe nyiguhaye sibyo wafashe amafaranga nayo nshaka sinya sheke ndabizi ko Emilio urayanze ndabizi ko uyifite sinya sheke byose mbifata njye nayo nyafite nonaha Emilio nkaba nyiguhaye okay fine nkangusinyira cheke noneho ntacyo aricyo bitwaye ni cyo cyonyine nifuzaga arega njye amafaranga ntago ari kuba ko ntayafite ahubwo cash ntago nayo nyafite ariko ibyo wabonye byinshi birenze amafaranga uzacukura ucukure ikirombe mpaka gishizemo byose burundu yangiye kwitangira gucukura no muri iyi minsi kandi nizera rega buriya nakubonye nk'umuntu mwiza n'ubundi n'izindi diro twazijyanamo urumva
kumbe nimwe mu byihishe inyuma ikibazo ufite ni ikihe mada sha muri utwicanye koko dore kariya ko noneho ukuntu kareba ikibazo ufite ni ikihe wowe ikibazo mfite igira hino ariko igira hino wowe igira hino nabumvishe byose igira hino watangire mufuka igira hino ndanze gera hino urantera ubwoba se Claude wumvishe iki numvishe iki Yves numvishe A a Z Mada uza abantu bapfuye bonyine bazira kumva uzi ko bangana iryo ni iterabwoba wanyu okay kandi njyewe ibyo wumvishe byose noneho umunsi byagusohotsemo n'umunsi wawe wa nyuma uranyumva neza umunsi wanjye wa nyuma ngo mama wawe yaragutwise uba mu nda y'amezi 9 arakugendana wasanga yanaretse akazi ke kugira ngo wowe uvuke uri muzima nta kibazo ufite nkuko nawe wemeye ugata ibintu byose nyuma kugira ngo tunavuke ari muzima asika nkubaza naje ubundi tunahuye n'umuzungu akakwihakana akavuga ngo mama wanjye ntawe uba uhari uri muzima uri inkumi ingana gutyo ko nshimye wowe wamubyaye ukiri mutoya azajyana n'igihe cyo kurongorwa ukibasha kwambara no kwisiga makeup agariza akavuga ngo ntuhari nana bigenze ute ntutajya gutekereza ko kwihakana mama wawe aricyo kintu kizima wakoze ngo Ejide yakwanga kuko akwanze umusore so yambigenze gute ko namaze kumubwiye ko nta mubyeyi ngira anereka mubwire njyeka nizere ko ibintu byose bizagenda neza uko wabipanze nuko wabitekereje I don't care I don't know it's up to you but ugomba gushaka uburyo cyubwiramo Ejide ko mama wahari nushaka umubeshye ko wari joking byagenze bite simbizi gusa kandi nizere ko ibintu byose bizagenda neza kuko na wawe kanibera amazi yigende ntabwo ngutera ubwoba nta nubwo bushaka kuntera niko kuri nkubwira ngewe munsi wanjye wa nyuma surareba ugasanga bundi hari ubwo nzarama cyangwa abapfuye bose ntago bari abantu nta soni ariko abantu b'abakene iryo terabwoba ryanyu ntago rigezweho nabumvishe di reka nanigendere ndakubwiye ngo kandi ntabwo ngutera ubwoba wowe nanjye ntabwo ntera ubwoba wowe nta soni wowe zipita pare wowe ntabwo uyu munsi ni uburenza wowe umbabarire uyu munsi ni uburenza wowe usibye n'uyu munsi n'ejo nzahageza n'ejo bundi mpageze n'ejo bundi mpageze nimwibesha ahubwo mwebwe mugashaka no kungirira nabi ndahita mbibwira polisi Claudine wicunge ucunge n'umunwa wawe Yves ushatse wakwigendera komeza agenda ariko kidogo ukavuga gusa rikarenga ahangaha mwebwe muzi gahunda zanjye ku buryo mumbwira ngo ningende ndagenda amasi yabonye amatwa kumva umunwa ukavuga kandi uraza kubibona hanyuma mwebwe ibyo mwakoze erega ngo akamiliyoni kamwe muri n'ubuturi muri n'ingegera miliyoni imwe gatuma uhemuka Yves wowe ugiye gupfuziza ubusa none kugenda komeza urugendo rwawe nziza ubusa yego reka ngende Yves ugomba kumukuraho bimparira agomba kuvaho mbere yuko anagera kure ngo agende igire nicyo avuga oya bimparira basi ndakongera ndariko ntago ashobora kurara banza umuhereza ya mbere njya gusinyira check ariko ntarareho ibyo kurara byo simbyitayeho okay icyo agomba gukora ni uguceceka agafunga umuriro sawa tugende ngusinyire